uziko Liza yanesheje umutwe ngashaka kubwana cyose. Liza? None byanyu biranasekeje. Ariko de siko mwananyibagije. Sohotse mvuga yuko ngiye kuguhereza amakuru. Makuru? Reka mbereke mbirebere. Siko musigaye muhana amakuru wagira ngo mukorera RBA. Satuza manze mbi kuko ndamakuru wagira ngo yinuze. Se waretse twareba. Uyu ni cyose? Wasomye? Bro, rwose Agnes yanakugeza bro rwose Agnes yanakugeza iwabo. Ndagira ngo mubwire uwahoze ari shiri wanjye ko nasanze ari byiza ukurikira inzozi zanjye ariyo amasomo yanjye. Iby'urukundo nabaye mbivuyemo, azakomeze ubuzima bwe uko abishaka, nanjye nzakomeza ubwanjye uko nzabishaka. Ariko ndangije kwiga iyi message ndagusabye izagere kuri Liza. Uretse manze ndangize. Mwanyetse nkareba niba ari cyusa ko. Nese ntabwo uri kumva se ndi kugusomera. Mujya mbanze munyereke. Bro, ateka mwibaretse. Ushatse kuba ko ibingi bari cyusa wabyanditse? Ntumaze kubyisomera ku giti cyawe. Okay bro, ntacyo nakwima nzabikora. Kuko ni cyusa wabyanditse we. Fata nawe urebe. Mwana we, nese cyusa yabahinduye niki? Reka mbabwire. Mwese mumaze kubibona. Aya nawe namubeshyira cyose ntabwo ibitekerezo yawe. Iyo si nimero iyo ntabwo ari telefoni. Nta nyine nawe ni ibintu umuntu adahita yiyumvisha kumva ko cyose kwandika message nk'isi ibyo utabona aho ngaho ni ibiki. Ikindi ushaka ni iki kindi. Ahubwo mureke mbabwire. Niba cyose mumushaka mumukunze ndetse naretse mukaba mumukunda, ndabasabye noneho aho bigeze akazi nakandi murengere amarangamutima ya mugenzi wanyu. Iyo umuntu ziko cyangwa se azanasare noneho ajye ku muhanda. Umuntu wavuze ngo umuntu ni mugaye bana barabihakana. Nose hari cyo mutabonye mubyibone. Cyanga aho waje gutanga amakuru genda ujye kuyashyikiriza ushuti wacu Agnes. Ndakora ndavuga Liza ndumva naza. Manje nkura buri gihe kandi kunda no kunyibeshya mu bintu bibeshya. None se sa makuru none ninde ujye kuyatangaza se wowe hari undi muhari ndira. So nibaza turi muri byo kunyibeshya izina ryanjye wowe. Okay, sorry. Ngaho jyana amakuru we radio. Hari icyo ufite cyo kumbwira mbere yuko nkomeza njya mu mujyi? Nta cyari kwa icyo nshaka kugusaba. Kumusaba? Okay, go ahead. Sheri ndashaka kujya kureba Liza. Ndashaka kujya kureba uko ameze. Ngo iki? Gusa urakomeje ko? Ndakomeje pe. Ariko nabitekereje nsanga uriya mwana namubwiye nabi mpubutse. Ikindi kandi murusha imyaka. Rero ntabwo namwereye imbuto. Kandi nkubwira mbikuye ku mutima. Okay. Ushaka kujya kumusura ukamusaba n'imbabazi? Tuzagende pe, muzarahari muzajyana. Ukuri meze. Kandi nizere ko nawe wambabariye sibyo? Imbabazi zanjye kuri wowe ni nk'inshingano. Iga burya umugore ukunda umubabarira ataravuga. Merci. Wasirana kabizo mpaye koko. Uze kunyibutsa nitugera mu rugo. Okay. Bye. Saa turasubira. Umfasha yumva ndi kumwe nyine na mugabo. Umva reka nkubwire. Ngiye na mugabo message twayiboneye. Ubwo ziko cyusa. Ujye kumubwira hano urabona ahantu ho kumubwira ibyo bintu. Allo?
umva sheri katuze tukurebe sibyo Okay, so ubundi ubwo uzamenya aho umuntu avugira ikintu aho atakivugira ryari nese ubwo ugiye kumubwira ibiki sheri ndi kumwe n'umugabo ni gutya gusa ugiye kumubwira ibyo mu Rwanda kubura bona hano n'ahantu ujye kumubwira amagambo nk'ayo ngayo ubundi tubirangiye tumubwira aho twamubwira hose n'undi tuyakoresha umunwa n'amagambo yagihinduka se wambereye Liza twabona ubyaye agakobwa kankingira we baho ahubwo ushobora mugabo ugira ibintu by'imikino wazatera Agnes akazakubyarira wahura n'iki ko mugabo yambenze ku manywa y'ihangu ngaka ntabwo ari we wambenze ahubwo wankatiyenda nabi kuki cyamwihorero nguyu nawe Agnes Sumva ibyo bintu atari kukubeshya nyine ariko mugabo agiye kimikino mani ntabwo nkubeshya wakabaje siga hari gaho nyumvire byawe iryo tereta ako se ninde wakubwiye ko umukobwa umutereta rimwe bigacamo bigenda bite bisaba guhozaho Agnes abakobwa tumeze nka moto iteka ryose burya se ako ndakamenya ahubwo we umva mbabwire Agnes mbwira ngo bimeze gute ngo iyo message mwabonye yaturutse kuri nde bimeze nyine isori zanesheje umutwe ngashaka kubwana cyose Liza none byanyu biranasekeje ariko de siko mwananyibagije sohotse mvuga yuko ngiye kuguhereza amakuru makuru reka mbereke mwirebere siko musigaye mubana amakuru wagira ngo mukorera RBA tuza manze ndi gukunda amakuru wagira ngo urinuze se waretse twareba uyu ni cyose wasomye bro Agnes yanakugeza bro rwose Agnes yanakugeza iwabo ndagira ngo mubwire uwahoze ari shiri wanjye ko nasanze ari byiza gukurikira inzozi zanjye ariyo amasomo yanjye iby'urukundo nabaye mbivuyemo azakomeze ubuzima bwe uko abishaka nanjye nzakomeza ubwanjye uko nzabishaka ariko ndangije kwiga iyi message ndagusabye izagere kuri Liza uretse manze ndangize yese ntabwo uri kumva se ndi kugusomera bro ateka mubaze ushatse kuba ko ibingibi ari cyose wabyanditse ntumaze kubyisomera ku giti cyawe okay bro ntacyo nakwima nzabikora kuko nicyo usaba byanditse we fata nawe urebe mwana we nese ucyo usaba yarahinduwe n'iki reka mbabwire mwese mumaze kubibona aya nawe uramubeshyira cyose ntabwo ibyo bitekerezo yawe iyo si nimero iyo ntabwo ari telefoni nta nyine nawe ni ibintu umuntu adahita yiyumvisha kumva ko cyose wakwandika message nk'isi ibyo utabona aho ngaho ni ibiki ikindi ushaka ni igiki kindi ahubwo mureke mbabwire niba cyose mumushaka mumukunze ndetse na ndetse mukaba mumukunda ndabasabye noneho aho bigeze akazi n'akandi murengere amarangamutima ya mugenzi wanyu iyo umuntu uziko cyangwa se azanasare noneho ajye ku muhanda umuntu wavuze ngo umuntu ni mugaye abantu barabihakana nose hari icyo mutabonye ntimubyibone cyangwa aho waje gutanga amakuru genda ujye kuyashyikiriza inshuti wacu Agnes ndakora ndavuga Liza ndumva nazi manje nkora buri gihe kandi ukunda no kunyibeshya mu bintu bibeshya none se sa makuru none ninde ujye kuyatangaza se wowe hari undi muhari ndiraje so nibaza turimo ari byo kunyibeshya izina ryanjye wowe okay sorry ngaho jyana amakuru we radio amajoro naraye ndezwa no kuba njyewe nta na rimwe nifuza kubaho umutima uraryana amarira agashoka nta na
nifuza kubaho. And I don't know what to do, what to do, what to do, my baby. And I don't know what to do, what to do, what to do with my life. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. gukomera ntabwo ibintu ushobora kubyumva gusa ikintu kimbabaje ni kimwe ibi byose ni ukubera Gakwaya be strong cyusa ashobora kugira ngo nari nsanzwe ndi ikiraro sinzi ukuntu abifata basi niyo menya basi bikambaho kuri cyose gusa ikintu kimbabaje ni kimwe Agnes ushobora kwemera ko cyusa nta n'umunsi n'umwe nigeze nsomana nawe sheri ubundi urankunda sheri ndagukunda kandi cyane ako sheri ko ntukarakare nabwo ibi bintu bikwiye ni ukuri kwimana basi reka tuzabanze turangize kwiga uragira ngo twiteze ibibazo ako sheri ubundi ujye tureka kubeshyanya ubundi ujye wifata ugafata n'umunsi umwe cyangwa umwanya ukanyizera ubundi uranyizera come on sheri ndakwizera ntukwiye kumbaza icyo kintu koko sheri ndakwizera kandi ndagukunda ariko nawe sheri yibuka ko turi mu rugo tutabeshye nyimba rumbwiza ukuri ntabwo najanga ambwira ngo nta muntu uri mu rugo none ndagiye gusa mu gahita wirebeshwa hirya ukigirishwa ukajyana hirya basi sheri reka kurakara sibyo basi reka duhoberane nugaruka kunsura nzagusoma sibyo reka nguhobere reka mu sheri mwanjye sibyo utanzagusoma si byiza sheri maze ni byiza sheri ntabwo ubikunze nanjye ndivumbuye wenda iyo ibi byose bimba hari cyose ntabwo mba mpangayitse gutya ntizayangana ntabwo mushobora kubukura umuhangayitse hangana hasi sheri amakuru umeze neza dukingure tuje kugusura dukingure
amajoro naraye ndezwa no kuba njyewe nta na rimwe nifuza kubaho umutima uraryana amarira agashoka nta na rimwe nifuza kubaho and I don't know what to do, what to do, what to do, my baby. And I don't know what to do, what to do, what to do with my life. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. Never gonna